uzi unakibyo kuko natarajya muri mode neza twagiye. Hello Cubes, nari mbakumbuye cyane ni Furaha akora n'uko musanzwe mubimenyereye. Hano turi kuri Iris Rwanda nkuko musanzwe mubizi. Nari mbakumbuye cyane. Murabizi ko mbakunda. Umunsi rero tubane ni munsi genge nyine hamagara n'umwana mugenzi we wagiye hanze cyangwa wagiye kuzerera umubwira azarebe ikiganiro. Ntabwo ufite umutima wanjye uratekanye nta kibazo. Amen. Amen. Haleluya. Okay, twagiye muri Afrika y'Epfo tuzavana iki? Tuzi cyo mufite tumenye tubarusha gusa turamahoro. Twongeye tubasuze inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu, yaba wakunze filime Ikiro cy'urukundo, wakunze Silent Killer, wakunze Darkness of Christmas, n'abakunzi ba filime turi gutegura mwabonye agace gatoya kayo maragakunda muri benshi. Nize ntashidikanya ko ni filime izaba iryoshye, ni filime iri gukinirwa mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Amashusho yamwe yafatiwe muri Kongo, andafatirwa mu Burundi, andafatirwa mu karere ka Musanze ndetse no mu mujyi wa Kigali. Twabukereye cyangwa se twaceceye, hano hari umuntu udakunda kuvanga indimi akanyemeretse yo kuzivanga. Yes, ni Musanze Kigali. Ubu tugeze wabo wa Miss, mwaramubonye avanga nkunda umurundi kazi bita aho ni mukobwa. Mbona twenda gusa. Iyo umuntu avuze ngo murasa ubutumwa bukunze turashaka kumenya. Yes, tatwicaye ni Kimisagara, ni Kimisagara. Munsi y'ishyamba bagita mu Kigali. Iyi niyo mu Kigali. Hejuru iyo ni mu Kigali. Nyagasani Yesu. Muraho. Muraturishika Kigali. Tuzi cyo mufite tumenye tubarusha gusa turamahoro. Heza iki? Ntabwo duhinga hano. Uretse karima k'igikoni cyakora imboga zirahari. Murakagira. Nahereye mu nzu. Udutako nabonye mu nzu. Harakwa warakozeho. Ari nje bakikorera. Yego karima. Hatungana. Ubu umuntu aratubwiye ngo ushaka kureba ubwiza bw'umukobwa. Muri mu gitondo cy'ibyuka. Gisaza utarakara. Ibintu bikiba mu buriri bikubitiyemo agatenge n'iki n'iki. Uburanga bwawe nuko ngo ibijyanye byo kuzinduka nibi. Niko uburanga bwawe nuko ibijyanye byo kuzinduka. Abanza nyibwire uburanga nubu butarimo make up, butarimo nuko. Umuntu uri naturel cyangwa se umuntu nyawe utarisingi kirungo na kimwe n'umuntu amaze kwisiga ibiruhu badutandukanyirize. Furaha muri yo sura y'umuntu basize make up, Furaha amaze gusiga make up na Furaha dusanze mu gitondo ari bakiba mu buriri. Ni he urumva ari mwiza smart cyane. Iyo ntacyo kintu bisize urumva ariko ndumva ko nona nizeki cyane abantu ari kukira batari budutera amabuye ngo uri mubi. Ni Furaha uge tanye twibire byose ko uheremo Miss. Furaha akora ibintu Imana. Dutangira ikiganiro gatoya dukore presentation ya iyo ugiye mu kiganiro cy'abana uburyo bigenzamo. Ugiye kwati tugeze mu kiganiro hari kuri minota 5 urayitegereje irageze pa zamuki. Cyeka niba uko mwatuma nabamariza naho gikorera kandi bitari ngombwa ko naho nkashira muri intro nkora muni turushiremo Iris Rwanda. Ko uzi unakibyo kuko natarajya muri mode neza. Twagiye.
Hello kids, nari mbakumbuye cyane ni Furaha Apolline nk'uko musanzwe mubimenyereye. Hano turi kuri Iris Rwanda nk'uko musanzwe mubizi. Nari mbakumbuye cyane. Murabizi ko mbakunda. Umunsi rero tubane, ni munsi njyenyine. Hamagara n'umwana mugenzi wawe wagiye hanze cyangwa wagiye kuzerera, umubwira azarebe ikiganiro. Bimaze igihe kingana iki? Abari kinini. Undi Furaha. Furaha bwa mbere Furaha ni muntu ki? Furaha ni umukobwa w'umunyarwandakazi w'umukristo. Abanyarwanda twese turi abakristo. Ndi kwivuga harimo n'abayisilamu. Hanyuma Furaha ni imfura mu bana b'iwabo, akaba ari umukobwa w'iwabo. Furaha urugendo rw'amashuri primaire, secondaire, kaminuza, masters, gutyo. Nize ku bigo byinshi. Nize mu Gatsata. Bakunda kwirukana abantu bize mu bigo byinshi baba ari abaswa cyangwa ari abanyamakosa babirukana. Oya, nakoze rwose nari nigeze mpagana atuma abantu mu mubyeyi. Ugeze ujya weekend? Undi bite watanganaga ngaha? Bari twakuraho se ubundi bibaye none. Kereka yandi bakuraho ngo ishuri ryose ryakoze. Wasize animateur. Oya, ntabwo nigeze nsuzugura nawe. Ntabwo ugeze bamara ku giti cyane. Bakuragaho ishuri ryose bamanutse. Ugatana 40 afunze. 35 yandi bakuraho. Ntabwo babura amakosa rwose bayakuraho ishuri ryose. Nakaye kantu kakubaho kiri secondaire mu masomo yawe kavuti aka kantu sinzakibagirwa. Kambayeho nigeze gukora cyane n'ukamutana. Akantu keza. Akantu keza inama n'amatanga. Muri classe yigeze uwa mbere muri secondaire. Cyangwa hari umuhungu wababeraga wa mbere ukicarana nawe. Ibyo bintu ariko urabizi ko bibaho. Bicara n'umuhungu wawe. Umuhungu wa mbere cyangwa umuhungu w'umuhanga abakobwa bakamwisunga. Byagiye bikubaho? Byagenze. Nari umuhanga, ntabwo nari umuswa, ntabwo nari umuhanga cyane. Naragerageza kuko narigaga. Alright, ngo umukobwa w'umuhanga abahungu ntibamwisunga. Nawe ngo abayifunze cyane. Ngafunga umutwe. Urimo nawe ufunga umutwe. Okay, katwinjire mu kiganiro. Fura, uri mu marushanwa. Ongera usubiremo muri makeya amarushanwa yatangiye ryari, azasoza ryari, amarushanwa ateye ate? Amarushanwa yatangiye kera mu kwezi kwa gatanu igihe twiyandikishirizaga ibikuru byatangiye. Hanyuma mu kwezi kwa 10 habaho gutora kuri murandasi. Byatangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi bizarangira ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10. Hanyuma nyuma yabwo kuri 28 z'ukwa 11 tuzegeza muri Afurika y'Epfo aho tuzakora amarushanwa imbere y'imirizina. Hanyuma turasoza ku itariki y'umunsi wa 12. Yes, nukuvuga ngo iminsi yo gutora dusigaranye n'ingayi tubarire uko bisa kose ni iminsi mikeya. Umunanira. Urumva ntabwo ufite? Ntabwo ufite umutima wanjye watekanye, nta kibazo. Amen. Amen. Hallelujah. Okay, twagiye muri Afurika y'Epfo tuzavana iki? Urabyizeye? Twizeza abanyarwanda kikama tuzavanayo ikamba muri Afurika y'Epfo. Gutora bisaba iki? Bari gutora bate? Bari gutora kuri murandasi. Ujya kuri platform za Miss Culture International biriho ko batora. Kandi uko Google umwana mwiza arashiraho na link. Hanyuma abantu. Nta wundi umwana mwiza. Umusore mwiza. Nta wundi umuntu mwiza. Kurengera umuntu mwiza. Ari bushyiraho na link. Hanyuma gutora no kujya muri iyo link ukandamo. Kujya hari foto yanjye ukandamo. Munsi ya handitse vote. Ibara ry'ubururu ukandamo. Hanyuma ukanda Facebook account ukabushyiramo ukaruginga umaze gutora baragushimira ko unyoye.
hanyuma gutora ni buri munsi rimwe ku munsi kandi rwose nta kintu cyateye gusa nimara n'umunota umwe rwose ni uko ufite megabayiti muri telefone yawe unakoresha Facebook. Yes, ubwo gutora turabisoje cyane wowe dukurikiye gutora nizere ko mbere yo kuba ikiganiro manzi uhagarika umanzi ugire gute atore ibindi bikomeze nyuma hanyuma turi ku mwanya wa kangahe wa kane. urashaka kuzagenda uri wa kane nibura bitabaye byiza yaba ari uwa kabiri. ushaka kugenda ku mwanya wa kabiri bitabaye byiza nabwo urumva bibaye byiza ni uwa mbere. Furaha umwana w'imfura warize abandi ubwo abandi bose bagiye bavuka wajya ubaterura bagita gutanga usiyate cyangwa gucika. twikomereze mu kiganiro hari amarushanwa menshi bagiye witabira tutari buze kugarukaho reka twirebere ku rushanwa urimo ari nabyo rituraje inshinga turi kuri ari joro n'umunsi dutora dusaba abantu kugira ngo batore ugiye guhagararira u Rwanda muri Afurika y'Epfo kuri 27 urafata indege uzamuka ubwa kangahe uzaba ugendeye mu ndege bijyanye n'umuntu agendeye mu kirere none si ku kazi udakaze kugenda mu ndege ntabwo ari igipimo cyo gukara. udakaze aratirito ziritora no kuri kamera uritora ni ibisanzwe niko abantu bambwira ngenda gerageza umukobwa aritora ariko siko umukobwa si yitora kugira ngo wabitubwiye reka twitora yes mu Rwanda bakunda kuvuga ngo umuco waratakaye bibona biterwa n'icyo bagenderaho bivuga. hari abavuga ngo impenure urabizi icyo bita impenure urazibona urazambara igo kereka ndi ahantu hari abantu bo mu rugo ubwo zambara ariko mu ruhame ntabwo nzambara. reka dutangire hari ibintu bitatu by'ingenzi mu muco nyarwanda harimo ibitirano n'ibihangano aka gatatu ni agaki n'umurage twagiye duhere ku bitirano. ni ijambo rishatse kuba iki mu muco nyarwanda ibitirano ni ibintu tuba dutira hanze cyane uzabyumva mu ndimi zacu aho umuntu washobora kuza kubisohoka amubwira ngo ni karibu urumva ururimi tuba dutiye ijambo hanze rero ni ugutira ibintu byari ibyacu tukabishyira mu byacu gutirana. ubona atari umuco umaze gufata intera ndende mu Rwanda ubona ko barazanye made in Rwanda byarunganiye iki mu muco nyarwanda kumwe y'amasitire ese y'amasitire yo hanze byaragabanutse cyangwa byakomeje kwiyongera n'ubundi. made in Rwanda ni nziza kuko ni ukwerekana ubushobozi natwe dufite bwo gukora iby'iwacu tukanabyambara ndetse n'abanyamahanga barabigura bakabyambara ariko n'ubundi n'iby'ahandi turabikoresha cyane. twizamukire cyangwa se dukomeze ku jambo rya kabiri ibihangano biracyahaba hari ibyo uzize mu myaka yawe mu Rwanda ibihangano birahaba. wasura inzu ndangamurage y'u Rwanda wasanzemo iki cyagutangaje byose bibishya kuri ibi byose byarantangaje kuko nabonye ubushobozi abanyarwanda bifitemo mbona ntagereranywa. wabonyemo incabure uramo inkanda ubonamo byose birimo uruvuga ngo umuvure ibintu by'umuco gakondo byose birimo ibintu byose bya kera birimo urugo imbehe
utamye neza urutamyi barukoreshaga kera bari gukata umutsima bakoreshaga urutamyi n'ubu dukoresha icyuma ariko kera bakoreshaga yes ibihangano rero buno urambye ngo bikuboneka hehe muri ubu dushatsemo twabonamo igihangano muri ubu bwo twasangamo iki cyane mu mitako usanga tuba dufite imirimo babibona pe yes twagiye no kubihangana ibyo tuvuyeho tugeze ku gace ka gatatu wambwira ngo kitwa twahereye kwitwa umurage tugeze ku murage umurage wo bimeze byifashe bite ubu nawe ufite umurage umunyarwanda wese arawufite ahava akagera wowe dusobanura nko muri makeya umurage ni icyo twakoraga ibyo twagiye turagwa n'abaturage bacu n'ababyeyi bacu bakoraga uwo ni umurage urabufite urakaze udakaze gute se mfite umurage ubundi si yo bavuze abakurambere mwumbi abakurambere ni abantu baba barabaye nko mu iterambere yacu iyo uvuze ngo abantu babayeho kera mbere yacu ubu ushatse kuvuga iki bisa nkaho umuntu ubereye ubuvuzi cyangwa ubwivuzi si umukurambere numva nyine wakuze mbere y'uko ngiza mu muryango w'abana barindwi bose baracyari mu nta n'umwe urashaka abana barindwi iwanyu mu rugo ntabwo turi abana barindwi ni bangahe mu rugo rwacu harimo abavandimwe benshi ariko abo mvukana mu abo tuvukana mu batatu mwese muracyari ingaragu wanjye mukuru nkurikira n'umuto atangiye mu mbere segonderi urumva umuto nanone mukurikira ari muri primaire mu wa gatatu turacyari kurushanwa gatoya wenda turaza kubigarukaho vi prive ongera utubwire gatoya aya marushanwa ugiye guserukira mu Rwanda ese agatike karabonetse kavuye muri minisiteri y'umuco kavuye mu mufuka w'ababyeyi cyangwa kazava mu kigo kizabo muri bari abantu bategura amarushanwa kazaboneka muri twebwe kazaboneka muri twebwe bande twebwe mu rugo nawe nawe ushatse wagira ukuntu bigenza ni ukuvuga ngo ntabwo ari minisiteri izabategera yo mu kigo mu Rwanda nta nubwo irushanwa rizabategera ugiyeyo nk'umuntu ubikunda kandi umuntu ushaka guhagarara u Rwanda ugiye kwishakira itike uwagira cyangwa se ukabona nk'umuntu aguhamagaye ati fura ubwo ubikunda uririmbe guze ndagutegera yabakoze cyangwa ubushobozi bwarabonetse nta kintu kimukeneye mantu tunyemo muri makeya wenda nka bimwe mu bikoresho babatumye uko byamera kose ntekereza ko irushanwa rikenewe imyiteguro ihagije tuyuremo muri makeya wenda ngeze aha nitegura aho ngeze rero kwitegura byongera imbanije kwitegura gushaka imyambaro gushaka n'umuco wacu ibirango by'umuco wacu nanjye kwitegura ubwanjye uburyo nzahagarara hariya uburyo nzaba ngiye birarimbanije kandi bigeze kure rero ibyo ndimo harimo iyo tike yo kuvuga hakabamo n'ibyangombwa kuva hano kugera muri Afurika y'Epfo ni ibihumbi bitari munsi ya 400 500 gutyo bangahe 400 ku muntu nka Furaha ntabwo ari ikintu navangu cyoroshye kuba wavangura yigondeye ku mufuka wawe utagize abavandimwe cyangwa ababyeyi nyine mu gushigikira muri ibi bikorwa n'inshuti hari n'abantu badukurikiye abantu baduteze amatwi mwebwe mukunda filime ikiro cy'urukundo menye ngo uyu umukunzi wa filime ikiro cy'urukundo cyo ni icya mbere ni umwe mu bantu navuga
bakunda cyane bamwe mu bakinnyi bakina muri filime Ikigo cy'Urukundo, ari nayo mpamvu natwe twateze ngo tuze tumusure dukore follow up, urugendo rwe tuzarukurikirane kuva avuye ku kibuga cy'indege kugeza ageze muri Afurika y'Epfo, n'uburyo azagarukamo n'uburyo irushanwa rizagenda. Update zose kuri Iris Rwanda tuzagenda tuzibagezaho. Hagati rero murabyumvisha akeneye ntago tuvuze ngo tugiye gukora fundraising, ariko wumva hari icyo wamwunganiraho muri transport kugivugira ati badutumye ibikoresho bitandukanye kujya ku kibuga cy'indege ni 400 kugera muri Afurika y'Epfo. Wowe dukurikira iki kiganiro ushobora kuvuga uti Furaha uko bisa kose ni umunyarwandakazi, umukobwa w'umunyabwenge, umukobwa w'umuhanga, umukobwa witonda, kandi wujuje buri kimwe cyose kugira ngo aje muri rushanwa, ariko udafite buri kimwe cyose gisabwa kuko akiri kubishakisha. Kugira ngo buri kimwe cyose kiboneke rero dufatanye na famiye ye, dufatanye n'abakunzi be, dukore campaign tuvuge ngo nibura Furaha mu 400 tugutegeremo yangahe tishake yose, cyangwa ushake mwakiye mwe muduteze amatwi mu rukutira kuri Iris Rwanda. Niba hari icyo wamugenera ushobora kunyura kuri nimero zanjye zirimo hari hasi cyadushireho yawe. Yes, hasi araba ariyo nimero ushobora kuduhamagara ukatuvugisha tukaguza na Furaha, ubundi mukivuganira byaba nango mukazamuherekeza ku kibuga cy'indege kuri 20 uzagenda kuri 26. Yes, twikomereza ikiganiro cyacu, ariko nzi ko abanyarwanda bakunda Ikiro cy'Urukundo hafi ahangaha n'abaraza kugukunda ari benshi cyane. Turacyari ku muco, turatumye amakanzu y'umuco sinameze iriya rushanwa ntabwo ari kujya kwerekana umuco w'iwanyu gusa, harimo no kwiga no kwigisha. Ni ukuvuga ngo niba nzagenda mvuye mu Rwanda nzajya kwerekana umuco wacu, ariko nanigisha umuco wacu abanyamahanga. Bivuze ngo buri mukobwa wese urimo ntawazagenda mu gice cyo kutwigisha. Harimo ibyo badutumye bumva harimo n'amakanzu, kandi n'ubundi kanzu usanga si ubundi kera yabaga mu muco wa muco wakuze, ubwo ibyo twambaraga bigenda bihinduka umunsi ku wundi. Okay, naze ngo tubusanze ari mu gitondo wari umaze kubyuka mani kudushuka no turido amarido uri mu turimo dutandukanye n'agatenge Kenya. Kandi usanze nta kintu gikenyera iki se igitenge umukenyero uzi gukenyera iki igitenge cyangwa umukenyero kimwe muri iki byose birekana igikenyera cyangwa urakenyeza gakenyera ntabwo ukenyezwa Afra Mungu andira kwandikira agapapuro k'urukundo ariko wari nko mu kangahe ubwo si ibyo byambaye byo kwandikira agapapuro k'urukundo ntabwo byambaye nta mutoma barakureba bakagutinya bakabona uri gisaje kubera ko ntakunda kuvuga barabicaga babibwira wenda ku munwa cyangwa bakabwira ababyeyi banjye. Hari umuntu ugeze kukubwira akakubwira ati Furaha ndagukunda wari ufite nk'imyaka ingahe? Ari mfite imyaka ingahe se mbwira nka 16. Ariko uramufite ubu baratinya kakabikubwira kandi ukamwikirira nkamwikiriza gute nkabyemera se nafite ko namukunze utagira ngo nze bikubwira ubwo nshaka kubimenya. Alright, tugane ku musozo w'ikiganiro. Mwe mwakunze ikiganiro cya Furaha ukeneye kuvugana nawe bahereza Instagram yawe na Facebook. Instagram yanjye ni Furaha Apolline, Facebook nayo ni Furaha Apolline. Izere ko kuri 26 tuzagenda muri Afurika y'Epfo tukaba tuzanye iki ikamba koko se ikamba rwose ko uri gushidika wakenye Alright, tubashimire amahoro y'Imana nabari namwe kuri twebwe nakagaruka. Mukomeze mukunde filime Ikiro cy'Urukundo, Silent Killer Darkness of Christmas, isano y'ibihe, n'indi filime cyasha twabateguye twise Our Even. Ni filime cyasha muzabonamo abantu 4 b'abakobwa bibera mu nzu imwe n'abasore 4 kurira ibumba icyumba kimwe. Ubuzima mwakoze cyane turabashimira.